Hari ijambo nakunze cyane rero muri Bibiliya rivuga ati mwakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera n'ibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, n'ibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Byanditse mu Efeso 2:8 kugeza ku wa 9. Undi musaza arongera arambwira ati mwana wanje tiburiya hari umugani bakunze guca mu Giswahili uvuga ati usiyefika kwa mfarume hudaganwa mengi. Muzehe ndamubwira ati se muzehe wanje rwose ko ntazi Giswahili, nkaba ndi umunyarwanda, nkaba ntarigize icyo Giswahili nyivana handi wambwira ukuntu bivuga. Arambwira ati mwana wanje rero biravuga ati utaragize ubwami abeshywa byinshi. Ndabati muzehe nibyo, ati mwana wanje dore uracyari urucanda rugomba kumenya byinshi, ugomba kujya gusobanuza abantu bakuruta, buri hako ku musaza upfuye n'inzu y'ibitabo ihiye. Ndabati muzehe nibyo, nuko rero naenda nuko ndazinduka naze ngomeza kugenda nibuka ibyo anuro bw'ibyo yagiye ambwira. Nanjye rero mbwirwa byinshi ko hari ishusho nziza cyane kandi ndende iri Nyarushishi mu murenge wa Kibeho. Ndavuga ati koko rero iyi shusho reka manze nanjye njye kuyisura mbibwirweho, ndetse yewe nanjye mbibwire n'abandi. Niko kwikoza hano Kibeho mu murenge wa Kibeho nazindutse yarubika kugira ngo hatajya n'umuntu usanga ngiri kugenda njanjara mu muhanda ndibatura kabisa. Ndavuga ati reka mpagere kare. Nibwo nahageze rero nanjye ntangira kubaza amakuru amwe namwe agiye yerekeye ino shusho muri kureba hano imbere yanjye ya Yezu nyiri muwe iherereye mu murenge wa Kibeho mu gace cyangwa se mu gace bakuta kwinze Nyarushishi, niko bahita Nyarushishi so rero reka tubanze dufate amwe mu mateka cyangwa se no mu makuru twagiye duhabwa kugira ngo ino shusho ize guterekwa hano ku butaka butagatifu Kibeho rende. Ubu rero tuvuga ishusho nini cyane yakozwe mu butare bwa bronze matone 2 ikagira uburebure bwa 5 na santimetero 20. Yahazwe na padiri biyeguriye Bikira Mariya utarasamanwe icyaha Père Marion, bakomoka mu gihugu cya Polonye, ari nabo bayobora Centre Musée Kana bahubatse. Bakaba rero ubu ngubu bahuje n'ikigo cya Bikira Mariya. Ariko mbere yuko dukomeza abantu umenye ko wakoze subscribe kuri YouTube nitwa tumenyane 250, kuri TikTok nitwa tumenyane, ndetse no kuri Instagram nitwa Blackfire Bades Official, kuri Facebook naho nago nacikanwe no ndi kwakoresha naho nitwa Bades Tega Official. Kaho reka twikomereze ni ishusho nini cyane n'ubundi rero twagenda tubabwiraho byinshi, ariko tuvugana noneho amakuru dukesha Kibeho rero. Ndavuga ko iyi shusho yahazwe n'inzobere mu buhanzi, ni inzobere yitwa Madamu Goji Farias wo mu gihugu cya Mexique muri Amerika y'Amajyepfo, murahazi cyane. Mu mwaka rero wa 2000 biturutse ku cyifuzo cy'umupadiri wo mu mujyi wa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari ufite umugambi wo kubaka ashapeli iberamo gushengerera gutagatifu guhoraho hiyambazwa impuhwe z'Imana. Nuko rero yagejeje icyifuzo cye ku mukristo witwaga cyangwa se ku mukristo we wo muri Province yitaga cyane ku bantu akagira impuhwe ndetse no kuba yitangira kiliziya witwaga Oscar Delgado. Yiyemeje gutumiza ishusho nini cyane ya Yezu yimwe akayigira hafi y'iyo shapeli kugira ngo abantu bazajye bayibona maze bamenye nibihabera. Dukomeje n'ubundi rero kuri ubu buhamya ndetse no kuri inyandiko yagiye ishyirwa hanze kugira ngo tumenye byinshi kuri iyi shusho. Iyi shusho rero imaze gukorwa ikanahabwa umugisha, ariko ni hamwe ahantu hamwe kuko mu gihe cy'imyaka 3 yazengurutse amaparuwasi menshi yo muri iyo diocese ya Chicago. Ku itariki ya 8 Nzeri ari nawo munsi abakristo Gatolika bibukaho kuvuka kwa Bikira Mariya. Oscar Delgado yatuye iriya shusho Bikira Mariya amusaba kumenya aho yifuza kwijya. Nuko rero muri icyo gihe hari ihuriro mpuzamahanga rya padiri biyeguriye Bikira Mariya utarasamanwe icyaha, n'undi twavuzeho haruguru bitwa Père Marion ku byerekeye impuhwe z'Imana, ryabereye muri Polonye. Maze abapadiri bemeza ko umwanya mwiza w'ishusho ya Yezu nyiri muri Kibeho ho mu Rwanda. Murumva ko mu Rwanda hakomeje guhabwa umugisha kuva mu mwaka 1980 kugeza mu 1984. So ni byarekeye aho nguko urumva yuko no muri uriya mwaka wa 2000 batangiye kugenda baganira ko ira shusho n'umundi bere hehe hariya Ikibeho mu Rwanda. So rero n'ubundi baje kubyemeza bubaka iki kigo kiza kwirakwizwa ubutumwa n'inyigisho za Bikira Mariya n'ubutumwa bwe. Nuko tariki ya 13 Gushyingo 2004 nibwo ishusho yazanywe Kibeho mu musozi wa Nyarushishi, hanyuma kuhimika Yezu nyiri muwe ku mugaragaro biba ku itariki ya 8 Ukuboza 2004 hasozwa yubile y'imyaka 150 kiliziya yemejwe n'ubundi cyangwa se yemeye ihame ry'ubuta asamanwe icyaha bwa Bikira
Mariya. Dukomeje rero n'ubundi mu bindi bihuza igihugu cya Pologne na Kibeho harimo kuba ababikira bakomoka muri icyo gihugu barahashinze ishuri ryigisha abana batabona bakaba banaritera inkunga. Rero n'ubundi rero iyi shusho mwumva yuko yazanwe n'abanyapolonye ariko ikagirwamo uruhare n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya muri Chicago. Murumva ko iyi shusho yazengurutse ahantu henshi. Mwibuke yuko n'ubundi ahantu hose bayishyiraga babonaga yuko itakwiriye, ariko baza gusaba Bikira Mariya baramubaza ati senya umubyeyi wacu nyirimuwe, iyi shusho barabona ibereye hehe? Umubyeyi arababwira ati rero muzayijyane mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Kibeho ni mu gihugu cy'u Rwanda. Nibwo rero kuyizana iyi shusho n'ubundi twabwiye yuko ireshya na metero 5 na santimetero 20, ikaba ifite toni zigera muri 2 zose, ikoze mu butare bwa bronze. Murumva ko ari ishusho rwose ikomeye cyane kandi ishusho iremereye, ifite uburemere bwinshi cyane kuko abantu n'ijana sinzi ko babasha kuyihagurutsa ngo bayihagarike. Ni ibyo twababwiraho kuri iyi shusho. Nanjye rero n'ubundi nk'umunyamakuru mwagiye mubana kuri izi commentaire n'ibindi byinshi. Mugende mu kora subscribe.